Mana ishobora byose, Mana ihoraho, turagushimiye, icyubahiro ni icyawe. Kuko ni wowe data wa twese mwiza, ni wowe utwitayeho, ni wowe udukunda, ni wowe wenyine watanze igitambo gikomeye cyo kugira ngo twongere tube bazima, twebwe bari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Ni ukuri icyubahiro ni icyawe. None ubwo twemereye tukaza imbere yawe, ubwo twemereye kugira ngo twongere tukumve, ubwo twemereye kugira ngo turusheho kuguhishurirwa, mwami uhabwe icyubahiro. Niyo mpamvu nsengeye iyi gahunda, niyo mpamvu nsenze nkwinginga mwami, reka umwuka wera aze. Kristo agiye kujya mu ijoro niwe yabwiye intumwa ati ngo muzahabwa imbaraga uyu mwuka nabamanukira, kuko uyu mwuka azadusobanurira byose, uyu mwuka azatwongeramo imbaraga. Ndasenze nkwinginga cyane mwami, udusukeho umwuka wera wawe kugira ngo arusheho kudusobanurira iby'ijambo ryawe, arusheho kubana natwe twongera imbaraga. Mwami, hari ubwo Satani adutera rimwe tugacika intege, tugacika imbaraga, tukagira gahunda nyinshi zituma tudasoma, rimwe tugatekereza ko twasigaye, rimwe tugatekereza ko tutabyumva, bigatuma rimwe na rimwe dusigara ntiturangize. Ariko turakwinginze mwami, iyi gahunda utangirane natwe, twongeremo imbaraga, umwuka wera abane natwe, adusobanurire ijambo ryawe guhera mu itangiro kugera mu byahishuwe. Mwami, tugendane nawe kandi turusheho kumva mwami icyo ushaka ku buzima bwacu, burusheho guhinduka, kuko wavuze neza ngo niturushaho kwitegereza mu maso uko bwije n'uko bukeye, ngo tuzagenda turushaho guhinduka, turushaho kuva mu bwiza tujya mu bundi. Mwami, reka iri jambo ryawe rigende riduhindura rwose, itubere inkota icyayi ihinguranya, igende iduhindura, iducura rwose, kwanga izina ryawe rirushaho guhabwa icyubahiro. Ngo komeza ubane natwe, ubwo dutangirane natwe, kandi ubu umunsi wa mbere wo ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu ruba urugendo dutangiranye mwami. Buri wese umwigishe uko yategura gahunda ze, kwanga arusheho kumva ijambo ryawe no kurisoma mwami, kandi uzabane natwe. Ntibizaba imbogamizi mu kazi, ntibizaba imbogamizi mu buzima busanzwe, ahubwo bizaba umugisha udasanzwe mu mirimo yacu ya buri munsi. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, urakoze, amen. Yesu ashimwe, inshuti bakundwa muri Kristo Yesu, muhawe ikaze muri gahunda yo gusoma Bibiliya yose mu minsi 90 gusa, icyiciro cya 14 gitangiye none itariki ya mbere ukwezi kwa gatatu, kikazasozwa itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2026. Gusoma Bibiliya yose birashoboka mu mezi 3, ariko bisaba kugambirira ubwitanye n'umurava, kubahirizwa ingengabihe y'ibice byo gusoma buri munsi, aho buri wese ari igihe hitemo nibura amasaha 2 ku munsi atavangiyemo ikindi kintu. Nyuma y'iminsi 90 tudasebye na rimwe, tuba dusoje Bibiliya yose kandi Imana iduhaye impamba ikwiriye. Gurupe ikabisoje imirimo yayo icyiciro cya 14. Ku bazakenera icyemezo kigaragaza ko bitabiriye iyi gahunda nk'uko bikwiye, bahabwa certificate mu buryo bwa online kuri email cyangwa se kuri WhatsApp n'ahandi hantu badusaba ko tuyibashyirira. Mu gihe dusoma Bibiliya twibaza ibibazo 8 bikurikira. Ikibazo cya mbere, ibyo nsomye birambwira ibyande? Ikibazo cya kabiri, ibyo nsomye biranyigisha iki? Ku Mana Data wa twese, kuri Kristo, ku Mwuka Wera. Ikibazo cya gatatu, mbese mu byo nsomye harimo urugero rwiza nakurikiza cyangwa urugero rubi nakwirinda? Ikibazo cya kane, mbese mu byo nsomye harimo itegeko nkwiye kumvira? Ikibazo cya gatanu, mbese mu byo nsomye harimo icyo Imana insezeranije? Icya gatandatu, mbese mu byo nsomye harimo ijambo rimburira? Ikibazo cya karindwi, mbese hari ahandi muri Bibiliya nibukijwe n'ibyo nsomye? Ikibazo cya munani, ibyo nsomye ndabibwira nde uyu munsi? Ni byiza ko buri wese azajya asangiza abandi muri gurupe WhatsApp duhuriramo, no kugambirira kugeza ku bana, inshuti, abavandimwe ijambo ry'Imana buri munsi, nibura ikintu kimwe wungutse n'umurongo wo gufata mu mutwe mu byo wasomye muri Bibiliya uwo munsi. Urubuga duhuriramo ni mu rwo muri gurupe A, rukingura isaa 2 rugafunga isaa 4. Umuntu ashobora no kubaza hatasobanukiwe. Ni byiza ko dukomeza gusenga ngo duhishurirwe uburyo twakomeza kuvuga ubutumwa bwiza mu isi y'ikoranabuhanga, digital missions. Kandi ubutumwa bwiza bw'Uwiteka bukwiye kwigishwa mu isi yose, nk'uko tubibona muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 14. Uru rubuga rwifashishwa muri gahunda za Bibiliya gusa, bityo izindi gahunda ntizemewe. Abarenga ku mabwiriza bagirwa inama batakwikosora, bagahabwa igihano gito cyo gukurwa muri gahunda, ariko bakahabwa amahirwe yo kuzitabira ikindi cyiciro kizakurikiraho cya 15.
incamake ya buri gitabo cyo muri Bibiliya irateganyijwe, n'ibindi byose bizatuma iyi gahunda igenda neza nabyo birateganijwe. Buri cyumweru guhera saa 3 kugera saa 4 tuzajya dukora online fellowship. Twakomeza gushishikariza abantu cyane cyane urubyiruko kudashikanwa n'iyi gahunda nziza, binjira muri uru rubuga ruzahagarara. Kwinjira muri uru rubuga bizahagarara ku itariki 15 z'uku kwezi, saa 6 z'ijoro. Kwiyandikisha muri gahunda bikorwa mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni ukwiyandikisha kuri interineti huzuzwa ya fomu. Ubwa kabiri ushobora no kuzuza neza imyirondoro yawe ukayiduha inbox kuri WhatsApp. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo yose myiza. Timoteyo 2 igice cya 3 umurongo wa 16 kugera 17. Imana ikomeze idushyigikire muri byose. Murakoze. Mwiriwe mwese, izina rya Yesu rihimbazwe. Ni umunezero kongera guhura dutangira gusoma Bibiliya ku minsi 90 ku nshuro ya 14. Rero gusoma ubu ni iby'igiciro cyane, kuko mfite inshuti yanjye Mrs. Jill Doberry, umugore wa Reverend Robert Doberry, bakoze umurimo w'Imana mu Uganda, cyane cyane muri Soroti Muteso District wacu. Kandi bamaze kuva Uganda bakajya Bwongereza gukomeza umurimo w'Imana, twakomeje kuba inshuti kandi turacyari inshuti. None rero agiye kuduha ijambo ry'Imana guherekeza gusoma Bible inshuro ya 14. Nk'uko mwumvise, Edisa nanjye twabaye inshuti kumara imyaka 52. Rero hari ibyo twigishanyije, guhana imbaraga, gufashanya. Iyo rero tuvuga ibyo kwizera mu bya Kristo, kumenya Yesu bitari mu mitwe gusa, ariko dushobora kumenya dute? Icyo dukeneye kumenya cyose kiri muri Bibiliya. Nicyo gituma ari bikuru cyane gusoma Bibiliya no kuyimenya. Bibiliya ifite ibice bibiri, isezerano rya kera n'isezerano rishya. Rero isezerano rirashekeje, bivuga ngo isezerano. Rero tuvuga ngo Bibiliya igabanije kabiri, isezerano rya kera n'isezerano rishya. Isezerano rya kera ritubwira amateka y'Abayuda, amasezerano y'Umesiya. Yesu aza kuzuza iryo sezerano. Isezerano rishya kandi ariryo rikuru cyane kuri twebwe abakristo, ritubwira ibya Yesu n'ibyo yigishije, ubugingo bwe. Nasomye isezerano rishya kenshi cyane, kuko Bibiliya ifite amagambo ahoraho y'Imana. Kumara imyaka myinshi kuva aho ryandikiwe, riracyari igikoresho gikomeye mu bugingo bwawe bwa Gikristo. Wamenya ibya Kristo ute? Wavuga ngo nzumva ko umwigisha yigisha, ariko se ubwirwa n'iki ko n'iki kumwigisha ari kwigisha ibikwiriye? Kuko hariho n'abigisha bigisha batazi Bibiliya neza. Ariko iyo wimenyeye Bibiliya neza, wowe ushobora kumenya neza ko ibyo bakwigisha ari byo cyangwa ko atari byo. Bibiliya ifite amagambo y'Imana, amasezerano y'Imana kuri wowe. Rero tubimenya ari uko dusomye ijambo ry'Imana
rero dusoma bibiliya tujye dusoma kandi twumvirize ijambo ry'Imana. Nzajya mbasengera uko dukomeza gusoma ku nshuro ya 14. Mwiriwe, Yesu nashimwe. Amazina ni Mushimire Yasende. Twishimiye cyane kuba turangije iki cyiciro cya 13 cyo gusoma ijambo ry'Imana Bibiliya yose mu minsi 90. Mu by'ukuri iki cyiciro cyatubereye cy'umugisha ukomeye, kuko iyi minsi 90 njye narayifashe nk'iminsi yo gusenga Imana ndetse no gusoma ijambo ryayo. Njye uko nari narashizeho gahunda yo gusoma, nasomaga amasaha 2 mu gitondo kare bitewe n'impamvu z'akazi. Nabyukaga saa 10 za mu gitondo, nari narashize riveyi muri telefone, nari narashize aramu, narabyukaga saa 10 ngasenga, namara gusenga ngasoma nkumva icyo Imana ivugana nanjye. Imana ishimwe iyo yanshoboje iminsi 90 habayemo guhishurirwa kwinshi. Ndibuka ko iyi yari inshuro ya 3 nsoma Bibiliya yose, ngomeza no gusoma ko Imana izagenda inshoboza. Uko nagendaga nsoma niko narushagaho kugenda ntunguka byinshi, ndushaho gusobanukirwa Kristo ndetse n'urukundo rw'Imana ku muntu. Nshimiye Imana ndetse n'abantu bose bagize uruhare muri iyi gahunda yo gusoma ijambo ry'Imana. Ngaba nshishikariza buri wese kugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane, murakoze. Mwami, turagushimira kubw'urukundo rwawe rwinshi rutagira akagero kandi rutarondoreka. Ukomeje rwose kudutangaza Mwami mu buryo butangaje, twumva amagambo y'ikaze y'abantu bagiye rwose baba mu byanditswe, bavuga neza babihamya ko mu byanditswe byawe byera harimo amagambo y'ubugingo. Ni umunezero utangaje. Ushimirwe imbabazi n'ubuntu tugira rwose. Ibi nibyo dukwiriye guhamya, nibyo dukwiriye kubamo, nibyo dukwiriye Mwami kubaho bitubereye ibyiringiro bitanyeganyega Mwami, kubera ko ari byo rwose byiringiwe kandi byizewe by'uko Kristo yapfiriye abanyabyaha, kandi uwo Kristo yaje nk'uko yahanuwe Mwami, nk'uko ibyanditswe bivuga. Reka ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe, tugire neza.